Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Nyita Prince Robert, umuhungu w'Imana. Abanyarwanda, abarundi, abaganda, abantu bose bumva ururimi mvuga mbahaye ikaze. Nongeye kugira umugisha guhura na Byishimo Mushumba. Ndakwakiriye mu kiganiro cyacu kitwa Gospel Talk. Ni ikiganiro tuganira twungurana ubwenge bw'Imana. Umeze ute? Na mahoro turashima Imana. Urakomeye. Rurindo murashima Imana. Turashima Imana. Nanjye ndamahoro ndashima Imana. Ejo nikojeje muri Shima Imana Rwanda. Ibyo nabonyeho ntibinkurikirane ni byinshi, ariko nje mu kiganiro ngo tuganire. Ngize gucya mbona umugabo w'Imana Dr. Apotre Paul Gitwaza, umuyobozi wa Zion Temple n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye, harimo radio o n'ibindi. Ati nge ndi umuhanuzi, nari narahanuye ko byuma n'izindi nzoga zangiza abantu zizacika. Hanyuma ngiye kubona mbona umuyobozi w'itorero rya ADPR mu Rwanda Reverend Ndayizeye Isayi, nawe ati nge ndumva umutima wanjye wishimye kuba byaciwe. Yewe na Barbati umushumba wanjye ntago yigeze ntererana, ahantu hose twazengurukanye guhera ku myaka 18 mu Bwongereza n'inaha, nubwo nahuye na divorce ndacyasavinga mu murimo w'Imana. Ngo ikaze ngo twicare tuganire. Wakiye gute kuba Apotre Paul Gitwaza noneho yinjiye mu buryo bwo kuba ari umuhanuzi? Gitwaza ubundi Gitwaza ni umugabo usobanutse. Ibyo byo twongere tubivuge. Gitwaza ni umugabo usobanutse. Gute? Yarize Gitwaza. Gitwaza yarize ni dogiteri. Yego. Buriya rero izina ry'umuntu yo habanzaho dogiteri. Burya mu buryo bw'isi ni nkuko no mu buryo bw'umwuka ku izina ryawe hashobora ko hanegiseho ngo umukristo. Burya nuko twiyita abakristo tukahafata ubukristo duhabwa n'amadini, ariko uri umukristo koko mu 108 avangu ngende umukristo ako kantu kakaba kabanza ku buryo ugenda uba ufite valeur nk'iyo dusoma ngo dogiteri. Oya biba binarenze naho byinshi. Oya isi. Oya ubyumve neza. Yego. Iyo tuvuze ngo dogiteri cyangwa se professeur cyangwa professeur, Bishop Masengo. Yego. Uyu muntu mwisi turamwubaha kuko aba afite agaciro mwisi. Ni umuntu udasanzwe. Yes. No mu buryo bw'umwuka rero. Yego. Iyo bavuze ngo umukristo, Prince Robert. Yego. Uwo muntu aba yubashywe mwisi y'umwuka. Cyane. Niyo mpamvu wabonye umuriro wagiye wanga kubatwika ukabihakana. Intare simbarya. Intare zikavuga ziti nubwo tumaze gatatu ariko izi nyama nakataribwa. Oya ngo amavuta yaravuze sinagutwika. Niyo mpamvu amavuta yagiye avuga ati ibirayi tuzabishiriza, inyama tuzazishiriza, ariko inyama y'umukristo ishobora kuba irimo ibinyabutabire bigira resistance mu mavuta. Yego. Haleluya. Ndafashe. Saho gusa mu ndahifi. Bikagiye hananirwa kugogora. Avuga ati nago. Sibyo systeme y'igogora rwose ikananirwa, igifu kikananirwa kugogora inyama. Abitwa bayona bakavamo. Impamvu rero nakubwiraga Gitwaza. Yego. Ni dogiteri. Sibyo. Ariko rero ukumva rero nka dogiteri abeshya. Ibyo byo nibyo bitumye nanjye mvuge si Gitwaza kuvuga ngo yari yarahanuye ko inzoga ngo bazazifunga cyangwa se zizavaho. Ibi bintu Gitwaza hari ibintu yahanuye se bitanditse. Ibyo Gitwaza yavuze byose Gitwaza avugira kuri kamera. Muzazane video Gitwaza bivuga. Gitwaza ni umudogiteri, afite ibindi bintu yakwigisha, afite ibindi bintu yagira, ariko erega hari igihe kigera. Erega reka nkubwire, iki ni igisebo. Guteza Byishimo tubanurira. Bagitwaza barasebye. Gute bare bayizayi Revera Pastor barasebye. Gute ibyo ndose kaze kubwire. Kaze gwera ukuntu basobanurire wasanga nawe ubasebye. Oya ngewe nsebikize. Rega burya usanze umuntu nk'ubu uri mu nzu y'ubukode, nyiri byondo akaza akagusohora hanze n'abana bari hanze na papa na mama. Burya abana ntago baba basebye, ubareba bagirira impuhwe.
ubareba bagirira Icyo impuhwe ndacyemera. n'uwo hariya watetse abazanira uturya ataba bana nibabe barya burya haba hasebye ababyeyi. Buriya rero nkatwe ba rubanda rugufi Twe nta kibazo. nta kibazo ariko ibi bifi binini muri gosipo byarasebye. gute rero dusobanurire? none se unsobanura ko niba umbwira ute ko Gitwaza atasebye umuntu uyoboye Zion Temple ku isi hose, umuntu ufite authentique, umuntu ufite ivuriro, umuntu ufite radio na televiziyo, sibyo? Umbwira ute ukuntu Revera Pastor Ndayizeye yatasebye, umuntu ufite ADPR ifite abayoboke basaga miliyoni 3 akagira Life Radio na televiziyo, ibitaro bya Nyamata n'ibindi by'ibitaro bireke ndivugira itangazamakuru, bakagira insengero hirya no hino mu gihugu, bakagira abapastoro, bakagira abavuga butumwa, bakagira amakorari, bakagira urubyiruko. Utekereza ko wagira miliyoni 3 z'abakirisitu uyoboye hatabuzemo miliyoni y'urubyiruko? Ntibibaho. Miliyoni y'urubyiruko bakabagira, bakaba bibutse kwamagana ngo inzoga z'ibyuma leta yazifunze, akaba aribwo bavuze ko ngo bari barabonye ko ari mbi. Koko ndemeranywa nawe ngo ntibasebye. ahubwo hari akantu izi nzoga uzi ko ushobora gusanga, ariko ushobora no gusanga bari bafite n'imigabane muri izi nganda. Oya wenda twere kurenga aho ngaho, ahubwo kantu ubwo kahise kanekereza. Urumva batarasebye se? Oya nabyemeye nanjye nkubwire Gitwaza. Gitwaza afite ikintu cyitwa Afrika Haguruka. Yego. Yigeze yamagana ibiyobyabwenge muri Afrika Haguruka. Yigeze afata umwanya ngo akangurire urubyiruko rw'u Rwanda kureka kunywa izi nzoga nk'umuntu uri na dogiteri. Kuki yibutse kubwira abasore ko batagomba gupfukamira abakobwa? Nese byishimo. Iburetse yibutse ari muri Amerika. Gitwaza yibutse ubwe kwibutsa abasore bo muri Zion ko bagomba gupfukamira Imana. Yego. Ariko nta musore wo muri Zion ugomba gupfukamira umukobwa ngo atere ifi. Ibyo byarabaye bundi rwose. Ibyo ndi yabivuze. Yego. Gitwaza ntiyibutse kubwira abantu ko bagomba gukora bagatera imbere bagakira. Ibyo ntiyabyibutse. Gitwaza icyuma cyarinze kumanuka, inzoga y'icyuma, dunda ubwonko, suruduwiri, kiwingu byegerezwa abaturage kuruta mituweli bigera mu isibo. Gitwaza hari inzoga yibuye n'izindi za ngufu n'izindi ziramana za muriture ziramanuka zigera mu isibo. Gitwaza hari ko yigisha buri munsi mu gitondo ko promesse za buri bujuru ko Gitwaza zitanga ko saa 10 mu gitondo. Gitwaza iminsi 365 atambutse isezerano rya buri munsi. Gitwaza wigeze wumvamo amasegonda nibura bwira urubyiruko ati nahishuriye kwiyi nzoga, izi nzoga muri kunywa? Gitwaza yatinye ko ba nyiri inzoga babakire bamujyana mu nkiko kubera ko yamaganye inzoga zabo. Ariko Gitwaza yarambeshye. Hari ikibazo mise nibaza. Gitwaza yarambeshye, namwemeraga nk'umuntu umusitari muri teoloji, nk'umuntu w'umuhanga mu kubwiriza. Ariko ahangaha ho ku kintu cy'inzoga Gitwaza yarambeshye. Ndayizeye ndamwemera rwose, afite masters ni umuhanga, ariko yarambeshye. Aho ngaho uti yarambeshye. Umuntu atunzeho itoroshi ku ijambo ry'Imana yavuga ngo hanze hazaba, reka ntago ari byo nishakira, sibyo? N'ababeshyi babamo. Ahubwo ndashaka kugaruka ku kintu kivuga ngo ni iki cyabaye ngo umwuka wari uri kuri aba bagabo wimuke ujye kuri leta ibarusha ubwenge. Ya Bibiliya irabyerura. Bibiliya irabyerura. Yego. Ubwo bari bagiye gucecekesha intumwa. Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ati n'aya mabuye abantu mubacecekeshe, n'aya mabuye yavuga. Ubwo rero niba aba bagabo baragiye mu makositimu bakajya mu mavewiti, mu bya 10 n'amaturo harimo yavaga muri kiwingu, bakanga kubyamagana, leta yo Imana yimuye umwuka wayo iwushyira kuri leta. Reka mbabwize ukuri, ntabwo natinya kuvuga ko aba bashumba baguye. Ntabwo ibi natinya kubivuga. Ubundi twari kubona none se abagabo ko aribo baciye indirimbo mu nsengero nazazi twari imbiraga ku gasozi
twavuga ngo baragowe abanyabyaha banze kubireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Aba bagabo ubwabo nibo baciye izi ndirimbo baravuga bati ibyo bintu byo gukubita mwahuranya ni mubireke. Sibo babiciye se? Yego. Baragowe n'abasinzi banze kubireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Baragowe abanyabyaha banze kubireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Ayi abasambanyi baragowe banze kubireka bicare bazi ko mwicaye hejuru y'umuriro. Baragowe abanywa inzoga banze kuzireka bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Izi ndirimbo baraziciye. Oya nazazitwa nimba ngo karahiye akazu ka dayimoni. None se urumva wayiririmba gute? Uri hafi kumanuka. Urumva wayiririmba gute? Akazu ka dayimoni kubatse mu rusengero. Sibyo? Uba akazu karimutse reka. Akazu kubatse mu rusengero. Sibyo? Ni ukuvuga ngo umushumba uragiye urusengero, ako kazu aba karindanye n'urusengero anakaragiranye n'abakirisitu. Ibi rero press ngewe ibi ngibi wenda bazanabimpore cyangwa se banabikora icyo bashaka, ariko ntabwo ushobora kunanirwa kuvuga ukuri ngo ni ukubera impamvu runaka. Sibyo? Aba bagabo baratubeshye kandi bakwiriye no kubyemera. Ngewe buriya muri Rwanda shima Imana nari kubona aba bagabo batura kavuga bati turasaba abanyarwanda imbabazi, turasaba abakirisitu bacu imbabazi. Twabonye reka nze nkubwire, twabonye ibiterane, tubona ibiterane ya madini akora ngo byo kurwanya ibiyobyabwenge. Ikiyobyabwenge bavuga si urumogi. Iyo bavugaga ibiyobyabwenge bavugaga ibingibi n'ubundi leta itemera. Bakanguriraga abantu kutanywa urumogi na ntuza na mugo na za mugo na za kokayine na za shisha na ntuza na kanyanga. Ibintu bitemewe. Bavugaga shisha, mugo, heroine, wingo na kanyanga. Na kanyanga. None se ubuse wari wumva hari umushumba ukigisha ngo abwira abantu ko itaba ari ribi? Ubuse ntibyanditse no ku gifuniko cyaryo ntihariho itangazo rya Minisante. Hari umupasiteri ukibwiriza mu rusengero ngo avuga ati mwaretse itabi. Ntawe ukibivuga. Hari izindi nyigisho zigezweho nizo bagitwaza bari kubwiriza, n'inyigisho z'amajyambere, n'inyigisho zo gutera imbere, n'inyigisho advance bya bintu byaguke. Sibyo? Urutoki si rugufi, mukritsa ugomba kuvaha ukajya ni ibi ngibi. Ugomba kuvaha ukajya hanga. Izo ni inyigisho z'Imana y'izuba. Izo nyigisho aba bagabo barimo kwigisha. Inyigisho bari kwigisha abakirisitu bo mu Rwanda no kubabwira amateka yo muri Isiraheli. I Damasiko ni mu birometero ibyo bintu se bikiza umuntu. Wapi? Ngumanutse ku kagezi ngufrate ukazamuka ngo kuri Yorodani uhita ugera kwa Kanaka ngo umudugudu w'Abamagadalena ngo Maria ngo Magadalena ngo yarari ngo na mwene nyina ngo Lazaro niho ngo yavukiye bari batuye ngo ubutayu ngo bwa bunubu ngo bwa Parani ngo bwa Kibwazini ngo bwa rufite hegitari ngo mu mwaka uyu n'uyu ngo nibwo Aburahamu yavutse ngo yagiye buriya ngo Imana imuhamagara ngo afite imyaka iyi ngo biriya ngo mwene se ngo Kanaka ngo witwa ngo Loti ngo yavukaga kwa se wabo ngo bavukana hanaha guca ngo Loti yari afite umugore witwa Kanaka ngo uvuka hana. Ibyo bintu nagakiza kabitsemo, nta kintu kirimo. Sibyo? Ibyo uri kubyigisha abantu banyoye kiwingu. Noneho nabiriya byose niba wabonye n'umudiho abantu babyina, urere kutaraza gucika intege kuko buriya buse abantu bashare wambarije ejo ariko kari ahantu nagiye nabonye ko wacecetse ko nakubwiye ngo ntibimurikire. Wacecetse urese ukubizi yego bya bintu byo kubyina abakobwa bazamura amaguru gucya, abasore bazamura amaguru gucya, bataraka bagira gucya bafite amakuteri mu matwi, abantu bambaye bogosha ibisage, abahungu bari gucuranga bambaye ingofero. Sibyo? Kandi bafite amaderedi imisatsi irazinze. Ibyo bintu ngo bari gushima Imana ngo no kuyihimbaza. Ibyo ngibyo wenda oya nibyira Imana y'izuba niko ihimbazwa. Ibyo bintu aba bagitwaza bagize gute? Barabibona.
none leta yafunze iki inganda z'inzoga yego abanyarwanda bagiye gupfa urubyiruko amaso yarakanutse ampuru zaramenetse za bishenyi niho abantu bari kubagwa amaso ni abasore n'abakobwa ngewe nganyenya amaso yanjye ndacyasoma nta rinete wambaye nta rinete ndambara abana b'imyaka 18 9 warage ntuza yabisha amaso ni amagini ntuza kira kinyabutabire kiba kiri muri warage metanoro yabisha amaso barapfuye leta ibyo bintu irabivumbuye yigomwe imisoro yavaga mu nzoga n'ububanyi n'amahanga gaburangirika yigomwe ububanyi n'amahanga na Tanzania na Kenya hava za kiwingo leta yigomwa abaturage bagiye kuba bashumeri bakoraga mu nganda n'ibihombo bigiye kuba ku mabanki yatanze inguzanyo ese ubu niba bamfungiye uruganda rw'inzoga se banyi yaramaye inguzanyo ya miliyoni 100 hari icyo baraza kumbaza icyo cyose ni igihombo leta igiye kwirengera hanyuma ikanashaka uburyo ifasha abaturage bayo ariko nibura kugira ngo iramire ibihumbi by'urubyiruko polisi umuvugizi wa RIB n'umuvugizi wa polisi baricaye bamaganye uburaya bamaganye utubyiniro sibyo bamaganye bibukije abantu ko gusinda mu ruhame ari icyaha gihanwa n'amategeko baricaye baravuze bati imyambarire kwambara ubusa ibi bintu tugiye kubihagurukira mutubyinira ahantu babyina bambaye ubusa ibi bintu urebe ugasanga Gitwaza yamenye ubuso bwa Isiraheli amenya imidugudu imirenge n'utugari n'amasibo bigize Isiraheli Gitwaza ntabwo azi iby'iwabo hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ubu ntago arakata mu Gatenga n'ahandi ngo abone urw'abanyarwanda bari gupfa ngewe ndagira ngo nkore Gitwaza ku maso sibyo nkore ku maso burya n'ibintu rega biba binababaje my friend rese ubona insengero za Zion Temple zifungwa kuko ntizujuje ibisabwa Zion Temple ifite insengero zingahe mu Rwanda ifite insengero 50 asa n'urukora rwana mu Gatenga ko nabonye iburetse tube turetse kujya mu Gatenga zirenga 50 Zion Temple muri iki gihugu cy'u Rwanda bafite insengero zirenze 50 ifite urumva u Rwanda rufite uturere 30 mu mujyi wa Kigali afite insengero zingahe ntago zirenze 5 ntago zirenze 5 hari uturere batagiramo insengero yego hari Rulindo ntarwo Gakenke ntarwo Gicumbi n'abagayo ni gatoya kari ara mu mujyi yego urumva ushobora gusanga hari uturere twishi yego nk'icumi tutari misengero wenda urusengero ugasanga bari bafite urusengero nko muri Muhanga Ruhango ugasanga ntarwo bakagira undi wenda Nyanza bakagira urundi wenda Nyamagabe Nyamasheke ntago wenda n'ahandi ugasanga wenda bafite Rusizi muri make nta Zion ntago ifite insengero zirenze 30 none se Aposo urwego ariho umuntu urajya gushinga itorero muri Amerika akagira amatorero 2 3 agashinga itorero muri Canada agajyana itorero muri Australia babuze ubushobozi bwo kubaka insengero 30 mu Rwanda byonyine anazanye icyo cyifuzo hariya hano mu Gatenga akabereka insengero 30 cyangwa se wenda insengero zifunze kuko zitujuje ibisabwa urareba ugasanga Zion idafite ubushobozi hari ibindi bintu bishoboka ashobora kuba arimo adashyize imbaraga mu kubwiriza ubutumwa bwiza abanyarwanda ngo yegereze amatorero abanyarwanda sibyo ibyo ntabwo natijya kubivuga ariko niba umuntu rero ari intumwa ejo wenda baranabimubatije ariko bitinde bitebuke nshobora no kubimubatizura yewe kamubatizura ntabwo Gitwaza akiri intumwa ko ntabwo intumwa irobanura sibyo ntabwo intumwa irobanura Gitwaza ararobanura ababatizurwa ni benshi ntabwo intumwa irobanura Gitwaza ararobanura gute nurize ko cyarajyana ubutumwa muri Amerika butaragera i Rulindo kandi ariho iwabo kuki satarabuzana mu Gakenke kuki satarabuzana i Burera yego akafata indege i Kanombe agafata amafaranga sibyo ya Zion ikicaro cya Zion ku isi kiri mu Rwanda sibyo urumva bivuze ko n'igishoro kirava mu Rwanda agashyira ubutumwa abanyamerika
niba atagiye gucuruza ari ubutumwa wenderanya ubwo habamo gusahura umutungo w'igihugu. Oya ntabwo si byo none oya kandi nabonye na parikingi hariya basigaye baparika mu muhanda. reka ubwire reba runo rusengero rwa Zayoni ahangaha mu Gatenga ruriya rusengero se sinzi n'impamvu ahubwo leta itarufunze ntabwo gujuje ibisabwa gute mbese buriya rufite parikingi abakirisitu ntibaparika mu muhanda mbese utegereza ko Gitwaza yabuze ubushobozi bwo reka nze nkubaze uyu mugabo wubatse hano. Ariko rero nanjye uri kwambika ubusa umushumba. Oya ntabwo ndi kumwambika ubusa nkagenda ntabwo ndi kumwambika ubusa ntabwo mfite n'ubwo bushobozi kandi Imana imbabarire Uwiteka mbabarire ntabwo navuga nabi intumwa y'Imana gusa ariko yarabeshye wenda basi sibyo. Oya ntawe udacumura birava ngo niba ducumuraho ntawe udacumura yego sibyo kandi Gitwaza buriya ndamwemera kandi ibyo mwemeraho birahari ariko noneho niba afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo nemera kuri Gitwaza n'ibyo ntemera ahubwo niwe mukunzi muzima. None se ubu niba reba urusengero rwa hano mu Gatenga rwitegereze neza Gitwaza ananiwe kubaka ruriya rusengero ananirwa gukora hariya hantu ngo ahubake igorofa nziza ijyanye n'icyerekezo cy'umujyi wa Kigali. niba Betisayida ya Rugamba yarubatse urusengero rumeze kuriya ari Rugamba na Gitwaza tanga amanota umbwire tanga amanota shyiraho timasi umbwire niba uretse Restoration Church genda Kimisagara hano hakurya niho hari urwa danje hano 12 rwa Restoration reba urwa Kimisagara urebe na ruriya ngaho zikompare na Zayoni tanga amanota. Restoration Church ni yande ni ya Masasu reka tujye Kimironko kwa Masengo si umwana sibyo ariko ntago mvuze umwana ko muruta ndavuga kuri Gitwaza yego Masengo Fosque ntago irarenze imyaka 15 hano mu Rwanda yego kandi Masengo yiyoboye ntabwo ararenze imyaka 10 sibyo genda ujye Kimironko urebe ibikorwa Masengo amaze gukora n'amatorero ya Fosque Masengo amaze kubaka ngira ngo bafunze isengero Fosque mu Rwanda imaje kugira amatorero arenze 20 yego sibyo iyo ni speed hari amatorero menshi Masengo yubatse muri uru Rwanda ya Fosque kurumva Masengo sejo bundi se genda ureba amagorofa azamuye hariya Kimironko. None rero Gitwaza yere kumbeshya sibyo yere kumbeshya mbona babeshya ari benshi kumbeshya bajurene kabana batubeshye ba Ernest batubeshya wenda nta bushobozi bafite ariko reka tureba abantu bafite ubushobozi batanafite ubushobozi bubatse. Gitwaza nge ntago namuha recommandation yo kujya gukuba intumwa muri Amerika oya hanze y'u Rwanda yabanza akarangiza igihugu yabanza akarangiza Yerusalemu none yarangiza kuko ngiye niba Gitwaza atarangiza itorero irurira ngo urihagararire oya ntago nshaka guhagararira ariko niba Gitwaza atarangizaho itorero irurira akaba atararingezaho mu Gakenke erega mu Gakenke hari abantu bashaka ubutumwa bwiza bashaka oya hari n'abantu muganira akavuga ati jewe ati Gitwaza azanye Zayoni na ati nge nakwigira muri Zayoni. Hari abantu bakunda Zayoni n'itorero ryiza sibyo hari abantu bakunda Zayoni ariko niba yishiriye abakunzi bo muri Amerika ariko muri Amerika hari n'urufito ahigara ni ku ubutaka bw'isezerano kandi ubwo rero niho twituriye ariko reka mbwire ntabwo Gitwaza igeze ahanura ko inzoga bazazifuka ariko Gitwaza baravuze ngo yaraye mu isanduku biramenyekana baravuga ngo yafatiwe muri hoteli biramenyekana ariko byari ukubeshya sorry ariko niba ibinyoma byaramenyekanye utekereza kuko kuriko kutamenyekana kwamenyekana washobora ko aramenyekanye ahubwo ikibazo cyabayeho ni uko ikiganza cy'uburyo cyatanze none icy'ibumoso akaba aricyo cyakwirakwije ahantu kose ko ikiganza cyari cyaratanze birashoboka ko wenda ko hari ariko reka nkubwire baramwaye barajomye kandi nta n'ikindi bakora
erega reka nkubwira aba bagabo leta yabahaye ijambo. uretse nkwereka kandi kantu masengesho sibyo ngo masengesho kuba twamenyanye byishimo nkwereka kandi kantu si ureba ko baruciye bakarumira bakanga kuvugana njya mu kanwa wenda kuri iki kintu cy'ubutinganyi mu minsi igiye kuza bigiye kurangira uzaba ureba ukuntu bazagarukana noneho by'ubutinganyi byo bubiretse byo bubyihoreye ntago banabyamagana ntago babyamagana batese ariko nyine mu minsi mike ngiye kuzababona nabyo bigenda nk'ibi babanje bakamagana abantu bambara ubusa wabanje ukajya mu makorari yabo ukareba za worship ukuntu abantu bambaye si byo se Murangira yamaganye ukuntu abantu bambaye aho umukobwa aba yambaye ijipo ifata ku nyama uko ari kubyina igisirimbi kibuno kigira gutyo ukagira ngo kibuno kigira gutyo babahungu bafite ubwanwa bumeze nk'ubw'ihene bamwe barizi iki ibyo se ntibabireba ntese kumugaragara izuba riva none rero niba leta ibambitse ubusa aba nibo bafatanyabikorwa ba leta ubundi rega ntabwo leta niba by'inzoga ubundi iri huriro ry'amadini byakwiriye kuba leta ifunze izi nganda iri huriro ry'amadini rimaje kwandika nk'impapuro nk'icu bibutsa leta none ejo hanyuma yuko k'ubuzima bw'abanyarwanda bwugarijwe n'ibiyobyabwenge byaranangaje ejo prime minister niwe uwo bibukije akavuga ati rero mwa madini n'amatorero mudufashe ndabona kurwanya inzoga ndabona ibintu murimo nawe ibaze niba leta iri kwibutsa amadini ko bagomba gufasha mudufashe kuko ni nko kuvuga ngo mwararangaye twisoreze ikiganiro werega ngiye nigeze kujyana mu ivugabutumwa njyana n'abantu bakomeye bo muri aya madini babakomeye urumva umuntu uba ukomeye nawe uri kubyumva yego turajyana ngende nka Kadogo nanjye mfite iminota yo kuza kwigisha noneho ahantu twararaga muri hoteli ngiye nagiye mu cyumba cyabo nsangamo urucupa rw'izi nzoga nyine baruguze urucupa runini urumva abaturage banywa gato ariko bari baguze ibihumbi noneho bona bafite akarahuri bari kunywa mu gitondo mbere yuko tujya mu materaniro bona bamye barambwira ngo nanjye ngo ntago ari inzoga aravuga ati ariko sha wa mwana we urabona ibi bintu uzabimaramo kanga udasomye kuri aka kantu taze munywa inzoga aravuga ngo gatuma ngo ibinure ngo bishonga ngo gatuma ngo umuntu agira vibo ngo iyo ubwiriza buriya ngo wagasomye ngo bumva umeze neza ngo hari ibintu by'Imana rega yaduhaye bigomba kudufasha kugira ibihe byiza nawe ibase noneho bari bazi ko kuko nge babonaga ndi mu mwuka bari bazi ko nawe vibe ariko se buriya umera kuri utasomyeho tabwireze kunywa inzoga ntimuzi ko tutabyemererwa nk'abapene barapenya ntago urumva rero abo bantu se bagwanya icyo ahubwo benshi ngira ngo ariko ntibarabura izo basigarana za Bondi 7 wenda zishobora kuba zitaciwe n'izindi zivi Buraya abafite abafani zo barajya banywa mujyanye n'ijyanuza nyine bya ruhara ariko mwana yewe ntibazambeshe ngo ni ba poso nongere na niyama abafano hari abantu bagiye guhita bahore gitwaza si Yesu sibyo Yesu niwe wera udafite icyanengwaho gitwaza si Imana niba ari umuntu rero umuntu agira côté faible akagira na côté fort twivugiye rero kuri côté fort ya Gitwaza tunavugana na côté faible ye ubwo rero niba wumvise tuvuze ko Gitwaza yatubeshye aho niba atarakubeshye nge yarambeshye sibyo nivuze ko atubatse urusengero Masasa akaba yaramurushije kubaka Masasa akaba yaramurushije ibyo ntimujye kuba mu marasinga ngo yivi na yivi ngo ndebe ibindeba birandeba ariko buriya Gitwaza rega zayo niyo mu Rwanda sa nk'uwanayitaye ibi ntago twabura utanabivuga yarayitaye kuko ntimuzi se ko hajemo na saga ya baba pasiteri bashakaga kugira ngo banayishyire ku murongo Gitwaza akavuga ati we iyerekwa icyo bita iyerekwa iyerekwa njyewe wagize iyerekwa
byishimo. Reka twitse ku musozo w'ikiganiro cyacu, gusa ikintu nabwira abantu ndacyabibabwira, umuntu wiringiye usa nawe, sibyo? Umuntu wiringiye usa nawe. Ikindi, imyizerere y'abantu bo muri Zion Temple muri abasiyoniste, byo mu byakire n'abazayoniste. Yes. Ubwo mugende mukora ubushakashatsi, sionisme ikorite, uri kumva, mwige mwinjire mujye no kumenya na kabare y'abayahudi n'ibyo mwigishwa bimwe wahoze uvuga by'amateka yo muri Isiraheli itagira icyo bihindura ku bugingo. Inka za ndirimbo zanyu zimanuka zizamuka, Imana ibamugisha. Hari ikindi wongeraho? Oya, reka ducutse tuze guhurira mu bindi biganiro bikurikira. Reka mbashimire, shimire na mugenzi wanjye wafashe umwanya tuganiriza, ariko buriya umuntu ugukunda buriya mwiza si umuntu ugushashagiriza, ni umuntu ukunenga. Nta muntu nzakirigita my friend, ntabwo nzagukirigita. Binabipfuye n'abantu muri ADPR. Yego, ntabwira ibintu byanyu ntabwo byemera, mukosora ibintu gucya. Umuntu n'umunyantege nke, ibyo ndabyemera. Umuntu aracumura, twese turi abanyabyaha, ariko kandi nubwo turi abanyabyaha ntabwo tugomba kugoreka ibintu. Exactly. Sibyo. Kuba umunyantege nke yewe nk'inzoga aba ndi pastor, ntabwo bisobanuye ko ngomba gushakisha uburyo nerekana ko inzoga idakwiriye kwamaganwa. Yes. Ibyo bintu bigomba gishikora. Ibyo ngomba kuyinywa kubw'inda yanjye yananiye. Sindwa ku giti cyawe urukumva, ariko wigoreka ijambo ry'Imana, witwaje ushaka kurihuza n'intege nke za. Ijambo ry'Imana ni irinyembaraga, kandi ni naryo rizankura no muri za ntege nke za kabisa. Ubwo rero niba umuntu afite imbeho yagera imbere y'umuriro agashaka kuwuzimya ngo nawe ugire ubushyuhe bungana n'ubwo afite, ubwo si imbeho izashira ku isi, ahubwo umuriro wureke wake, weho ugumana imbeho yawe. Hari igihe umuriro nukomeza kwaka uzageraho kumaremo imbeho. Niyo mpamvu rero ibitagenda tubivuga. Niba nge niteretse nkavuga inigitwaza urambeshye ubeshya abanyarwanda, sibyo? Abatazi kureba ko abeshye bakumanira Izayi urambeshye. Yes. Sibyo? Ntabwo nge naguhari komandasiyo, ngewe shimirizayi wahagaritse ibintu byo kujya kuvuga ubutumwa i Bugande. Yego. Kuko i Bugande hari ububyutse buruta ubwo mu Rwanda. Ntabwo wajyana ahantu ububyutse rero. Usize intege nke ziwa. Ntabwo hasiga kuko abanyarwanda sibe barabyutse kurusha Abagande. Nyuma zanjyeho ubibona. ADPR ifite ubwandu. Sibyo? Kandi uretse ubu buvuzi bumaze gutera imbere, ubundi hambere umukobwa ufite ubwandu n'umugore ufite ubwandu bamusabaga kutigwa byara, kuko abyaraga umwana ubana n'ubwandu. Ibyo bintu byose akaba ari ibibazo ukuriye mu muryango. Bagakubwira bati ubu buvuzi buteye imbere, ubu mukobwa ufite ubwandu. Oya, ndi kuvuga ubw'umwuka uri kuvuga. Ubwo bwateye. Oya, ndavuga mu mubiri. Ubu buvuzi buteye imbere, umugore ufite ubwandu barabyara umwana muzima akanamurera gakuru. Ubwo rero niba ADPR ngiye sibo Mana ndavuga ati ifite ubwandu. Oya, yaranduye ejo nabona ukuntu Hoziyana iri kuririmbira ku bwandu. Mu gihe itarabona urukingo rutuma yabyara umwana muzima, nireke kubyara. Niboneze. Nikwiriye kuboneza. Sibyo? Kwiriye kuboneza, none ikabanza ikivura, ikabanza igakira. Uba ba ADPR nabo baraje banuke bati ni wowe wanduriyemo. Kandi nimwe mwatwanduje. Ari ikintu kibi ukubona umukobwa maraya ariko reka nkubwire. Ariko reka tutanakora ikiganiro kinini abantu ntibanabyumva ngo banabirangize. Ariko ubu se za Yorodani ntuzizi kabisa. Abantu umuntu arava muri Yorodani akavuga ati mfite inyota. Icyaka kimerera. Mfite inyota. Ndagushimiye wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Shimiye nabyishimo utanze umusanzu we. Nanjye mushimire, shimire n'abari badukurikiye. Namwe mu gihe kwandika commentaire mutukana turabashimiye. Umuntu atanga icyo afite. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha. Byinshi wakoze kubana natwe. Yes.